twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani kugira ngo adukize ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa gatatu w'icyumweru cya gatanu gisanzwe tariki 12 Gashyantare 2025. Ahantu nge nawe duhahuriye n'Imana kugira ngo tubeho neza tunyuze Imana. Isomo rya mbere tujye kuzirikana tuzasanga mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa 2 umurongo wa 4 kugeza ku wa 9 n'uwa 15 kugeza ku wa 17. Umunsi uhoraho Imana ahanga ijuru n'isi. Ku isi nta gahuru ko mu gasozi kaharangwaga, nta n'icyatsi cyari cyakamera ku misozi, nta n'umuntu wariho ngo ahinge ubutaka, ariko isoko yafunukaga mu kuzimu ikawobeza hejuru y'ubutaka hose. Nuko uhoraho Imana abumba muntu mu ibumba rivuye mu gitaka, amuhuha mu mazuru umwuka w'ubuzima, nuko muntu aba muzima. Ubwo uhoraho Imana atera ubusitani iburasirazuba muri Edeni, ahatuza muntu yari amaze kumbabumba. Uhoraho Imana ameza mu gitaka ibiti by'amoko yose binogeye amaso kandi biryoshye, ameza n'igiti cy'ubugingo mu busitani hagati, n'igiti cy'ubumenyi bw'icyiza n'ikibi. Uhoraho Imana ashyira muntu mu busitani bwa Edeni ngo abuhinge kandi aburinde. Nuko Uhoraho Imana ategeka muntu ati, igiti cyose cyo muri ubu busitani ushobora gukiryaho, ariko igiti cy'ubumenyi bw'icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi waramutse ukiriyeho uzapfa nta kabuza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 104. Mutima wanjye singiza Uhoraho. Mutima wanjye singiza Uhoraho. Uhoraho Mana yanjye uri igihangange rwose, wisesuyeho icyubahiro n'ububengerane, wambaye urumuri nk'igishura. Byose niwe byiringira, biteze kubiha icyo kurya mu gihe gikwiye. Urabiha bikayoragura, wabumbura ikiganza cyawe bigahaga ibyiza. Wabivana mu mwuka wawe byahwera, bigasubira mu mukungugu byavuyemo. Wohereza umwuka wawe bikaremwa, maze imisusire y'isi ukayihindura mishya. Mutima wanjye singiza Uhoraho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Mariko, umutwe wa 7 umurongo wa 14 kugeza kwa 23. Muri icyo gihe Yezu yongera guhamagara rubanda arababwira ati, nimutege amatwi mwese kandi munyumve neza. Nta kintu kijya mu muntu giturutse inyuma kimuhumanya, ahubwo kivuye mu muntu nicyo kimuhumanya. Ufite amatwi yo kumva niyumve. Amaze kwinjira mu nzu yitaruye rubanda, abigishwa be bamusobanuza uwo mugani. Arabasubiza ati, namwe mubuze ubwenge bigezaho? Ndimwumva se ko nta kintu na kimwe kinjira mu muntu giturutse inyuma gishobora kumuhumanya, kuko kitinjira mu mutima we, ahubwo kijya mu nda kigasohoka kijya gutabwa mu rwobo. Bityo yemeza ko ibiribwa byose bidahumanya. Arongera ati, ikivuye mu muntu nicyo kimuhumanya, kuko mu mutima w'abantu ariho haturuka imigambi mibi: ubusambanyi, ubujura, ubwicanyi, ubuhabara, umururumba, ubugome, uburyarya, ingeso mbi, ishyari, gutukana, ubwirasi n'amafuti. Ibyo bintu byose bibi biva mu mutima nibyo bihumanya umuntu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ibyo bintu byose bibi biva mu mutima nibyo bihumanya umuntu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi ugira akantu uhindukaho, kuko Yezu atambuka buri munsi ari kureba niba wateye agatambwe kamwe, nawe aza gutera 99, ubundi aza gusanganira agukize. Ukira indwara, ukira ingeso mbi, ukira ubugome, ukira ubwambuzi, umuntu mwiza buri munsi. Buri munsi ku muntu mwiza. Amasomo twateguriwe uyu munsi natwerekeza ku suku y'imbere. Uko wasukura imbere, turaza kubona ko ibyaha byanduza imbere bigatuma ugira umwanya imbere. Uyu mwanya rero ni umwanya wo kwisukura ugakira. Turaza kuzirikana mu ngingo igira iti, uko wakira indwara z'imbere. Nawe rero kuva aha ngaha, nyuma yo kumva ibyanditswe bitagatifu, uko Imana iturema turi beza. Imana irema umuntu ari mwiza, ariko se ahindana byagenze bite? Nuko ari aho bigera nyine nawe kihindanya kiyandavuza. Nyagasana gutumyeho nyuma yo kumva isomo rya mbere ko Imana aremye umuntu bimukunze, nawe kugira ngo wongere ugarure isura nzima
isura nzima wahanganywe n'Imana, maze umuntu mwiza anaryo ivanjiri ishaka gutwerekezaho uno munsi ko umuntu mwiza. Bityo nge nawe ntitugaye twiyanduza, ahubwo tureke Nyagasani adusukure, adusukuze neza ye kubera impuhwe ze. Isuku y'imbere. Mubyeyi, ubushakashatsi bugaragaza ko ikintu cyishe kurikira aka kantu. Mubyeyi, ubushakashatsi bishatse kuvuga nawe gukomeza ushakashaka mu ikintu cyishe mu bintu ni bibiri. Gishobora kuba ari ikintu cyiza. Niba ari ikintu cyiza, umva uzagira umugisha, umererwe neza. Niba cyihisha ari cyiza, ariko kizagukiza. Ariko niba cyihisha nanone ari kibi, mubyeyi, aka kantu ugacaho uturongo dutatu, ikintu cyose uhisha ari kibi n'ubundi nawe kiba kiri gukwica. Yamvuga ikakuzuriro hati uwishe ntaririrwa. Ongera wisuzume imbere yawe, ton intérieur. Ese ni heza? Niba ari heza uri gukira, ariko niba ari habi ngo kurinzira ku murima uri kwiyica, uri kwiyangiza. Mbere yo gukomeza tureba ubuzima bw'imbere, reka tubanze dukora n'umwitozo ngo mwarimu yahaye abanyeshuri ngo ababaza ati mbwira umusambanyi kurusha undi muri aba bantu bane ngiye gukubwira. Nawe umwitozo ufata agakayi n'agakaramu uze kuwukora, uze gutubwira igisubizo wabonye ukurikije iri shuri tujye kwinjiramo. Ati mbwira umusambanyi kurusha undi muri aba bantu bane ngiye gukubwira. Ngo uwa mbere ngo yari umugabo ngo wari uharitse ufite abagore benshi cyane. Uwo ni uwa mbere. Uwa kabiri ngo yari umugore watinyaga umugabo we, kavuga ati ko biri kose ndamutinya, ariko ntibyambuza kumuca inyuma, ariko nzajya mbikora atabizi. Nuko agahora acabiranya kugeza ubwo nyine amuciye inyuma. Uwa gatatu ngo yari umusore ngo afashe icyemezo, aravuga ati ngewe ntabwo nzashaka umugore, rero n'ejo bundi ntazabyara. Uwo muruho w'abana, iyo sharije, izo responsabilité ngizo zose, ibyo bintu byose bigomba kundushya, ntabyo shaka. Nuko ngo muri ako kanya afata icyemezo cy'uko azajya yerekeza inzira ya homosexualité, ubutinganyi. Azajya atingana birangirira iyo ngiyo, yo kwishyiraho imitwaro n'imizigo y'abana. Uwa kane ngo yari umukobwa nawe wanze gushaka, ariko akajya ahora yikinisha kugira ngo arangize irari ry'umubiri, agahora yikinisha. Ikibazo cya mwarimu uracyakibuka? Muri aba ko ari bane, umusambanyi kurusha undi ni uwuhe? Ubyibazeho, nanjye ndacyari kubyibazaho. Igisubizo ni rero ko akihaye, ntabwo nirwa nshaka gukubwira igisubizo cya mwarimu, ariko reka twerekere ku ivanjiri y'uno munsi kugira ngo ukomeze kureba igisubizo gikwiye. Aho twumvise Yezu ari imbere y'abigishamategeko n'abafarisayo, rero twamwumvaga bamuteze imitego ati kuki abigishwa bawe barya badakarabye. Nuko Yezu akabereka ko icyaba ari akarimi gusa, bubahisha Imana ariko imitima yabo iri kure y'Imana. Imbere yabo nta kigenda. Yezu uno munsi turumva akomeza kugenda ababwira ko bagomba kwita ku buzima bw'imbere, ko icy'ingenzi atari ibyo bishashagira inyuma, atari kugaragara neza inyuma, umusore mwiza, umugore mwiza, umugabo mwiza, umukobwa mwiza, bose bagahora bagushungera ati dore umuntu mwiza, dore umuntu mwiza, ariko uburanga bw'inyuma ari no ku bikorwa by'urukundo byose inyuma byiza. Ibyo ntabwo bihagije, ahubwo isuku y'imbere mubyeyi. Ako kantu gaceho uturongo dutatu, isuku y'imbere. Nibyo rero havamo uburwayi bukomeye cyane iyo utita ku isuku y'imbere, iyo utita ku mutima wawe, iyo utita ku biri imbere, akenshi ntabwo nawe byakugwa neza. Dutunganye neza imbere yacu nibwo tuzagira ubuzima bwiza. Muri aba ko ari bane, umusambanyi kurusha undi ni uwuhe? Ushobora kubavuza uti yewe uriya ushaka abagore benshi ko bakurikiranye ku rutonde, uze kubicunga. Ushobora kuza gusanga aba mbere bazaba ba nyuma, bitewe nuko wumva isuku y'imbere, wumva ivanjiri ya Yezu. Ikintu cyose giturutse inyuma, ibintu umubyeyi wumva bikomeye cyane. Burya ngo ntacyo gitwara umuntu usibye igiturutse imbere. Kubera iki Yezu bivuze ati mu mutima w'umuntu hari ibintu bibi byinshi bishobora kumwanduza: ubwabanyi, ubwicanyi, ubugome, ubusambanyi, ubuhabara, ingeso mbi. Bya bintu byose biri mu mutima wawe, iyo byasohotse birakwanduza, bikanduza n'abandi. Ni nk'uko waba ufite igisasu mu rugo iwawe, iyo giturutse wagize ngo giturikana abandi gusa, nawe kibanza kikaguturitsa mbere yuko abandi baza kugutabara, nabo wenda gikaza kubaturikana, ariko wowe wapfuye kera. Bityo Yezu akemeza ko nyine umuntu ari ugira uruhare mu kwiyanduza, kwiyandavuza. Urabyemera?
umuhanga mu gutondeka biriya byaha twahereho haruguru ko ari bane, bariya abantu ko ari bane, yemeza ko uriya wa kane ari we cyane cyane mubi, mugome, kuko akenshi avuga ati mbongewe sinsambana, sinica, sindoga, ariko we akiyandavuza. Abenshi rero kubera ko turebera inyuma turavuga tuti bo uriya ucyuye abagore benshi, buriya niwe musambanyi ukomeye cyane, uriya ucyura abagabo benshi, ufite abagabo bandi niwe musambanyi ukomeye cyane. Tukaza kwirengagiza ko ahantu henshi ku isi hagiye hacika ubuharike, ariko ubushoreke bwarogeye. Ushobora kuba ufite ubushoreke, ufite uwo mukorana ubushoreke, ushobora kuba wowe ku giti cyawe uri ishoreke ku giti cyawe, uri umusambanyi ku giti cyawe, ngo kubera ko ntawe ukubona abandi batabizi, ariko hagati aho Imana irakuruzi. Imana ireba imbere mubyeyi, irakuruzi ibyo ukora byose. Niba ari byiza ishima unezerwe kuko uri gukira, niba ari bibi nanone uri kwiyica, uri kwiyangiza. Ngaho tugomba kwibanura umunsi ubuzima bw'imbere. Ubuzima bw'imbere bwawe bumeze bute? Ubwo uziranyaho n'Imana yawe. Ako kantu mubyeyi nibwo bukomeye cyane, kurenza uko abandi bakubonye uri kwangara mu mihana no mu bigunda, kurenza uko abandi bakubonye uri gucyura abagore b'abandi, abagabo b'abandi, kurenza uko bakubonye uri muri izo ngeso mbi cyane z'ubugomeramana. Wowe imbere yawe n'Imana mubanye mute? Ako kantu gashyiraho utubazo, bityo nushaka kugasubiza neza uko bikwiye, nibwo kuko isuku y'imbere yawe ishoboka. Naho ubundi isuku nishoboka mu gihe utarahura n'Imana ngo mwiganirire, wowe mbona nkubone mubwira uti Nyagasani biriya nkora bitari byiza, nzi ko bitagushimisha, mfashe icyemezo cyo kujya gute, cyo kwisukura imbere maze nkagorokera uko bikwiye. Mubyeyi, niba ukunda kugira emotion, ikiniga n'agahinda, fata agatambaro kawe. Iyi nkuru tujya kuvuga ishobora kuza kugukomeretsa, rimwe na rimwe igakubabaza ukaba warira. Fata agatambaro mushwari yawe hafi, bityo uze kwihanagura n'ubona bikomeye, n'ubona amara atangiye gutonyanga, urire uze no kwihanagura. Umunsi umwe yigekore cyane muri Afurika, ngo umukobwa yari mwiza cyane, ufite uburanga inyuma ndetse n'imbere, ari umuntu mwiza. Nuko iwabo bagahora babona abasore bamurambagiza benshi cyane, ariko ntibarumva uwafashe icyemezo cy'uko bagiye kubana, ajye gusaba uwo mukobwa. Iyo bagahera mu gihirahiro bagahora mutozo bibaza, nuko ngo umuryango uza guterana, uteranire kuri wa mukobwa. Baramubaza batari ko uzashaka ryari bimeze bite, ko udashaka bimeze bite, ubuze iki ko abasore bahora baza muri urugo. Nuko wa mukobwa aza kubasubiza ikibazo mubyeyi ukitaho kandi ugiceho uturongo dutatu, kuko wasanga ikibazo gishobora kuboneka iwawe, bityo uhita uboneramo igisubizo aha ngaha. Ati njye sinshobora gushaka, abagabo narabazinutswe, abasore narabahararuswe, sinshobora gushaka. Abasubizanya umwuka mubi neza, benda kugwa hirya kubera iryo jambo yarababwiye. Ntibagiye ikindi wongera kumubaza, ngo hashize igihe kirekire bariyakiriye, bibazaga igituma kuko umukobwa adashaka, nyuma yo kumva ko yazinutswe n'igitsina bagabo neza bararuca bararumira. Ngo igihe cyaje kugera, byandi by'uko nyine nyakibatarara bushyitsi, kandi ngo hanyere ndihuma, ngo wa mukobwa akajya ajya kwivuza, atangira agana ibitaro kwa muganga. Ngo yagera kwa muganga, muganga yamupima agasanga afite ikibazo cy'amaraso make, anemi. Nuko akamwongera amaraso akongera agataha, akamwongera amaraso akongera agataha. Igihe cyaje kugera, bya bindi by'uko ntagahora gahanze kuri nosi, wa mukobwa bajya kubona mu gitondo embomate, ati nukunanganaga, babona yapfuye. Bagira ishavu n'agahinda muri ako karere. Umukobwa yari umuntu mwiza pe. Nuko bose barashavura. Uko bari kwirimbi bari guherekanya amakuru, muganga aza gutanga ubuhamya n'indwara yamusanzemo. Nyuma yuko muganga yatanze ubuhamya bw'uko indwara yararwaye ko ari ukubura amaraso, bakomezaga bibaza impamvu uwo mukobwa ko yaryaga neza akabaho neza, kuki yaburaga amaraso. Nuko ngo bavuye kwirimbi batangira bareba ibintu wa mukobwa yari afite, baza kunyarukira ku itumanaho rye, itelefone ye yakoreshaga, ngo bahasanga ibintu biteye ubwoba. Basanga wa mukobwa ngo babasore bose ku murongo bagendaga baza bamutereta benshi cyane. Ngo byageraga igihe uko baganiriye bakifata amafoto bari mu ingeso mbi z'ubusambanyi, kwikinisha, ku buryo buri cyumweru nyine ngo yarangizaga kwikinisha, nibwo baje kuvumbura babihuza n'igihe ajyaga kwa muganga. Ku munsi yabaga yaraye muri ibyo,
bitewe n'amatariki uko bayabonaga nyine bikurikirana, nta nibwo yajyaga kwa muganga. Muganga amaze kubonera ibyo bimenyetso nibwo yaje kujya yasobanura uburyo kwikinisha bitwara amaraso menshi cyane. Ni nko kujya ku muriro, arakama, aruma. Nuko bareba abasore benshi cyane yakundaga kuvugana nabo, abasore benshi cyane bakinaga n'izo ngeso. Ari iwabo, abasore bamwe bereye mu mahanga n'abandi bari kure ye, ariko bakamumaramo amaraso kubera ingeso byo kwikinisha. Nguko uko muganga yaje kumenya amakuru nyayo y'uburwayi y'imizi n'intandaro y'aho mukobwa, icyatumaga abura amaraso neza neza babimenya arangije gupfa. Amakuru bahemenya ku irimbi. Niba nawe uri mu bari baherekeje uyu mukobwa, niba nawe uri mu bari bari inshuti z'uyu mukobwa, niba uri uyu musore umwe mu bamukinishaga kandi badahari, niba uri muganga wamuvuraga, niba uri ababyeyi be babandi bamugiraga inama bamubaza na biriya bibazo, uhakuye masomo ki none? Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nizere ko watangiye gusubizwa na ba bantu bane twahereho haruguru. Ari abantu bane, umusambanyi kurusha undi n'uwuhe? Akenshi dukunze gucira abantu urubanza uti yacyuye umugore w'abandi twamufasha asambana, ariko tukaza kwibagirwa ko hari n'ibindi biremereye ushobora gukorera imbere kaza kurangira ahubwo ubuze amaraso, upfuye, amakuru yawe akazamenya ku irimbi warangije gupfa. Reka dusoreze gutuntu dutatu, ejo n'ejo bundi nawe utazamenya amakuru ko mubana, ku nshuti yawe, ku muturanyi wawe, ukayamenyera ku irimbi. Icyambere, uze gukora umwitozo, urebe impamvu wo mubana yakuzinutswe cyangwa urebe impamvu wo mubana wumuzinutswe. Impamvu wazinutswe abagabo, impamvu wazinutswe abagore, ukabanga urunuka misogynie yangwa ari kwanga abagore. Niyihe mpamvu? Wasanga hari umwe wagukomerekeje muri bo, ukava nyine ukabura amaraso, akagukomeretsa ukabura amaraso. Mu buzima hari abantu batubuza amaraso, batuma tugira amaraso make, anemi, turwara izo ndwara tukabura amaraso bitewe n'ibikomere baduteye. Ureba abagabo n'abagore muvugana kuri telefone, urebe niba batajya bakunyunyuza nk'amaraso. Urebe abashinze urugo, impamvu udashinga urugo ni iyihe? Impamvu udashaka ni iyihe? Wasanga hari abandi bubatse igo bagukomerekeje bakumazemo amaraso. Impamvu utiha Imana ni iyihe? Wasanga hari abihaye Imana bagukomerekeje bakumaramo amaraso, barakuvoma bongera barakuvoma, none wararwaye, urarembye. Zangero mbi abakugushije umubare wabo, none ukaba wararwaye indwara zidakira, umutwe udakira, umugongo, igifu, hypertension, hypotension, warabuze amaraso neza neza, ukaba utangiye kugenda uzungurira. Kubera iki? Hari abantu bagukomerekeje imbere yawe uri kuvirirana kubera ibyo bikomere ufite. None wazinutswe n'urushako, uzinukwa n'ubuzima bw'abihaye Imana kubera ibikomere ufite. Soigne ton intérieur. Icyanyuma yeguguha ikimenyetso simusiga kizakwereka ko ubuze amaraso, ubuzima bwawe utameze neza imbere. Nuko nubaho mu buzima wawe ushatse waba warihaye Imana, ukumva iby'Imana biri kugenda bikurambira, biri kugukamukamo, ubuzima bwa roho buri kugenda bukendera muri wowe, nawe ukumva neza neza umeze nk'ubutaka bw'agasi bwabuze amazi bukumbirana. Icyo uzaba ugiye kwitura hasi, kandi nugwa uzagusha abandi kwanga iby'Imana. Icyo ni ikimenyetso simusiga cyuko ubuzima bwawe butari kugenda neza, ubuzima bw'imbere butameze neza. Urukundo ruke n'Imana, ugakora ibintu ngaho uzinga inyuma byiza, ugasenga koko ukishushanya nibyo, ariko imbere bidafashe. Ubuzima bwawe n'Imana budakwiye, ubuzima bwawe n'Imana butari neza, ubuzima bwo kwanga Imana, kurambirwa n'iby'Imana, kumva neza neza Imana utayikunze, wenda ukagenda ubihishira kugira ngo batakubona bakaguseka. Ariko ubuzima hamwe n'Imana, nta mubano mwiza ufitanye n'Imana, nubwo n'ibyo bimenyetso bene ibyo uzavuga uti kambayeho. Birashoboka ko hari ibintu biri guturuka imbere yanjye mu mutima, biri kunyanduza, bigiye kunyica. Buri wese akora iryo suzuma, arebe uburyo abanye n'Imana imbere, ubuzima bwawe imbere n'Imana, naho ndo bwivanzemo. Ahasigaye ukomeze w'igisubizo uko wagororokera Imana buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.